ikaze mu kiganiro cyacu irya mukuru. Tubahaye ikaze kuri iyi channel yacu ya Masenge TV. Nkuko bisanzwe rero turagira ngo tubanze dusenge nkuko bisanzwe tubimenyereye. Tugomba kubanza tukiragiza Imana. Imana turagushimiye kuri Imana ikomeye, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya turi imbere yawe, turasabye ngo nuzubane natwe kandi tugirire neza. Iki kiganiro kigiye kugera ku banyarwanda ndetse n'abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye, reka kigira icyo gikora kandi Imana tuzanezerwa cyane tugenda tubona impinduka. Hari ibintu byagiye bihinduka mu ngo z'abanyarwandakazi. Ngaho rero komeza ubane natwe kandi tugirire neza, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Dukomeje rero kubaha ikaze muri iki kiganiro cyacu irya mukuru. Nkuko musanzwe mubimenyereye, Shangazi ndi umuntu umaze kumenyerana n'abanyarwanda cyane, kuko ibiganiro byinshi twagiye dukora ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu henshi hatandukanye. Nzi neza ko byagiye bibagirira umumaro kandi nagiye mbibona cyane. Rero Shangazi nkunda kugenda wenda mbibutsa ku bantu wenda babonye nk'ikiganiro uyu munsi, ndi umumama ufasha cyane abakobwa batigeze bajya mu rubohero. Ndi umumama ufasha abadamu batigeze bajya mu rubohero, bashatse batarigeze bajya hehe bajya mu rubohero, baca imyeyo mu kindi kinyarwanda. Rero twaje kubona ko biri mu gusenya ingo cyane, bigatuma ingo zigenda zisenyuka kubera iyo mpamvu. Rero nagira ngo mbibutsa ako kantu ko mpari Shangazi kugira ngo mbafashe kandi mbabwira ngo bantu mugerageza kubikora, mukajya gufata imiti hirya no hino itandukanye. Bino birimo kugenda bibatera indwara. Maze kwakira abantu benshi cyane bagiye bahura n'ingaruka z'ibintu bagiye bapfa gufata ahantu hose babonye, bakagenda bakabaha imiti yo kunywa, bakabaha ibiki, ugasanga bibagizeho ingaruka. Nagira ngo mbabwire ngo rero ntago ari byiza kwiyangiza kandi ubireba. Ibyo ni ibintu bikugiraho ingaruka, ejo ugasanga umubiri wawe urawangije, kuko hariya n'ahantu nababwiye ko ari ahantu ho kubahwa, atari ahantu ho gupfa gushyira ibintu byose ibyo ari byo byose ubonye. Rero ndahari kugira ngo mbafashe, kandi abantu maze gufasha ni benshi cyane. Nababwiye ko igihe kizagera wenda nibishoboka bakajya baza bakabaha ubuhamya. Hanyuma nababwiye ko tuzagenda tugaruka ku bintu byinshi byo kubaka ingo zacu, byo kubaka umuryango nyarwanda. Tuzagenda tugaruka ese nibiki birimo gusenya ingo, ese kuki ingo zimara ukwezi kumwe zigasenyuka zitaratera kabiri, ese ibi bintu byigeze bibaho byahozeho, ese n'igiki kirimo kubitera. Tuzagenda tuvuga ku tuntu n'utundi turimo kugenda twangiza ingo zacu, bigatuma abana bacu dushingiye ejo yongera akagaruka. Rero twabivuzeho ibyo nyine byinshi byo guca imyeyo n'iki, kuba umuntu atarabikoze bigatuma urugo rwe rusenyuka. Hanyuma tuzagenda tugaruka no ku bindi n'ibindi. Hanyuma uyu munsi nabateguriye tujye kuvuga kubura ubushake ku bagore. Icyo nicyo tugiye kuvugaho, ku kubura ubushake ku bagore. Ubushake bw'iki? Ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Bijya bibaho umuntu akaba yashaka umugabo, akagenda rwose ari umukobwa nk'abandi, ariko hakaza kuzabaho ikibazo cy'uko umugore atishimiye umugabo. Kubera iki? Kubera ko wenda n'uburwayi birashoboka, cyangwa se n'ibibazo turaza kubireba ibituma umugore atagira ubushake. Ariko ni ibintu nababwira ko biriho cyane. Ugasanga umugore akubwira ati ngewe rwose ibi sinzi ibyo ari byo. Mba numva niyo umugabo antegura, mba numva arimo gusa naho anyirigita, nkumva sinshaka ko anankoraho, nkumva sinzi ukuntu bimeze, nkumva ndabangamiwe. Abagore benshi bajya baza babimbwira ko ibyo bintu by'ubushake ntabyo bagira. Iki rero nacyo nababwiye ko nyine, cyangwa se mbabwira ko tuzagenda tugaruka ku bintu birimo gusenya ingo. Iki nacyo urambwira ko niba uri umugore uje gushaka umugabo, uvuga uti nshaka umugabo washatse umugore azi ko agiye kunezerwa, hanyuma ejo agasanga nta peti umufitiye, nta bushake ufite. Icyo ni ikintu gishobora kukubangamira kandi kikabangamira n'umugabo, ugasanga urugo rwawe rurasenyutse. Tugiye kureba rero kubura ubushake bw'abagore. Ese ubu bushake bw'abagore barimo babubuzwa n'iki? Ko wenda ntago ari bose, ari bamwe baba babufite nta kibazo, ariko ku batabufite babubuzwa n'iki? Usanga umugore rwose ni wa mugore
niyo yamara n'ukwezi adakoze imibonano n'umugabo we akumva nta kintu bimutwaye, niyo yamara n'amezi angahe mbese adafite n'umwibutsa cyangwa se ngo abimubwire nta kintu byaba bimutwaye. Hanyuma icyo ngicyo nagira ngo mbabwire ngo ni ikintu tubasha nacyo kubagira inama bikagenda neza. Ariko noneho turashaka kureba ngo ubu bushake burabuzwa n'iki kibitera, ni iki gituma mugore wumva udafite apeti umugabo wawe, ni iki gituma mugore uba wumva ibintu by'imibonano n'umugabo wawe nta kintu bikubwiye, ugasanga umugore arakubwira ati rwose ngiyewe mba numva nakwiryamira bukarinda buke n'ejo n'ukwezi kugashira n'amezi angahe agashira. Nagira ngo mbabwire ngo rero ntago ari ubuzima, ibyo ngibyo ntago ari ubuzima, aba ari uburwayi. Hari igihe yumva ko hari abatekereza ko ariko bateye, bavuga ati ubwo ngiye niko bimeze, hari niko ndemwe, hari abajya babimbwira kambwa ati ubwo nuko nguko ndemwe nta kindi kintu nahindura, ariko ntago ari kuburemwe, ntago ari kuremwe kuko buriya aba ari ikibazo kiba cyaraje mu mubiri wawe. Cyambere yashobora kuba ari imisemburo yawe ishobora kuba yarashize cyangwa se yaragabanyutse. Hari igihe nanone biterwa n'uburwayi barahuye nabwo bw'amaterekomonase n'ibindi bintu bifata zindi ndwara zifata mu myanya ndangagitsina bigatuma ubushake bugenda bushira muri wowe. Hari n'igihe biterwa no kuba utiyumvamo cyangwa se udakunze uwo muri kumwe. Akunga ko wenda ndagasobanuraho kutiyumvamo uwo muri kumwe nk'ukuntu ushobora gushaka umugabo wumva utamwishimiye, cyangwa se nka bira twahoze duhora tuvuga byo guhora ku nkeke, umuhoza ku nkeke, aguhoza ku nkeke, agutuka buri munsi, agira gute, aza avuye mu kazi wenda ugasanga aragushihagura, yakwinjira mu rugo abana bakiruka nawe ukareba ujya kwihisha kubera iki, kubera ko umugabo wawe ni umunyamushiha. Icyo gihe rero iyo ateye gutyo nawe ubwawe ntago umwiyumvamo, bigatuma noneho bwa bushake bubura, ugasanga iyo mugeze muri kiriya gikorwa nta kwirekura kubaho kubera ko nyine nta bushake ubufite. Ibi rero ni ibintu biriho cyane kandi bisa naho bifite imbaraga, ugasanga havuyeho gusenyuka k'urugo kubera ko nyine ubwo bushake bwo mu buriri ntabwo. Hanyuma mugabo ugasanga urimo uratoteza umugore wawe cyangwa se uramutonganya ngo arumye, nta mazi afite, ntaki, nyamara mu by'ukuri yihuriye n'ikibazo cy'uko nta bushake. Kandi urabizi ko mu by'ukuri iyo umugore adafite ubushake uko byagenda kose ari amazi ntago ashobora kuboneka, ntago byashoboka, ntago ashobora kuboneka kubera ko nta bushake bafite. Rero hari igihe usanga abagabo bivumbura, ugasanga umugabo agiye guca inyuma y'uwo bashakanye, agiye gushaka wa wundi nyine afite, nyamara ntubanje kureba ikibazo kiri, ntubanje kureba ese uyu mugore iyo ndimo kumutegura ubundi ubona hari impinduka kuri we. Niba ubona se nta mpinduka, ukaba ubona utangiye kubikora nta byishimo afite, wibwira ko ari iki, nta bushake bafite. Kandi hari n'abagore nabo usanga nyine yumva ko nta bushake afite, akumva nyine ni ibintu biri aho ngaho, nyamara ni ibintu birimo gusenya ingo muri iyi minsi. Kandi ugasanga umugore urumva niba yabikoze nta bushake afite, biratuma atirekura nyine, biratuma atirekura, bitume atanezeza umugabo we. Hanyuma wa mugabo nibigenda gutyo usanga araguca inyuma, avuga ati umugore wanjye ntashimisha, ntanezeza, nta ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo rero bikwiriye kuko buriya ushobora kwibwira ngo ni uko nguko nteye nk'uko nahoze mbivuga, ariko ntabwo ari kubuteye, biterwa nababwira ko ari ibintu bituruka mu mutwe. Igihe cyose muri wowe harimo kutishima, igihe cyose muri wowe harimo kumva ko wenda uwo muri kumwe aguhoza ku nkeke buri munsi, agutuka buri munsi, ntabwo iki gikorwa kizagenda neza. Rero umugore wumva udafite ubushake, ntago muti wenda rukumva ko umugabo wawe wenda wamureka gutyo gusa, ukumva nyine birarangiye, urarya uryame, ubyuke ujye mu mirimo birangire, nyamara utazi ko umugabo wawe bimubangamiye. Umugabo kandi nawe ntago kuba umugore wawe adafite ubushake wakumva ko nawe waterera aho ngaho, ukumva ko ugasanga nyine ajya kubushaka ahandi kubera ko wowe ubwawe wumva nyine umugore wawe atakuryoheye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibi ni ibintu bikira, bivurwa bigakira. Ntago ari byiza rero kugira ngo wowe mugore nibumva nta bushake ufite mu buriri, nta mibonano mpuzabitsina itagenda neza, ntago ari byiza kugira ngo usange umugabo waguca inyuma kandi ntago byagufasha. Rero nagira ngo dusoreze aha ngaha iki kiganiro,
Masenge TV turagira ngo tugisoze tubashimira kuko muba mwaduteze amatwi mwaduhaye umwanya wanyu ntabwo tuzajya tuvuga ibintu byinshi ntabwo tuzajya tuvuga byinshi kuko mwarumvise mwumvishe byinshi bitandukanye mwagiye mugirwa inama mwagiye muganirizwa kuri byinshi ndetse hari n'ibyo muzi ndetse kuturusha ariko impamvu tuba tubivuze ni ukugira ngo duhugurane ni ukugira ngo twigishanye ni ukugira ngo nibura utazagira icyo witwaza utazavuga ngo ntabyo wigezeho nta kintu wigeze wumva rero turagira ngo dusoze mbabwira abagore mumenye gufata neza abagabo banyu muganiriza abagabo banyu umugore uzi kutagira ubushake shakisha uburyo bwose wivuza cyangwa se wikuremo ibitekerezo bikurimo stress zikurimo kugira ngo umugabo wawe anezerwe. Murakoze cyane yo gukurikira iki kiganiro irya mukuru kandi tuzakomeza tugende tuganira kandi mbashishikariza gukomeza kubigezaho n'abandi kugira ngo bafashwe n'ibi biganiro. Murakoze cyane reka dusoze n'ubundi dusenga Imana. Imana urakoze kubanye natwe urakoze kutugiriye neza muri iki kiganiro urakoze ko iki kiganiro kirimo kugenda gifasha abantu kandi harimo kugenda haboneka impinduka zikomeye ngaho komeza dushyigikire ubane natwe utugirire neza mu izina rya Yesu amen.